Ese nawe ujya wibaza impamvu abantu bamwe bakira mu gihe abandi bakomeza gutegereza amahirwe? Ese ujya wumva ushaka gutangira bizinesi ariko ntumenye aho wahera? Cyangwa ufite igishoro gito ariko wifuza kukibyaza umusaruro kikaguhindurira ubuzima? Uyu munsi ngiye kukwereka bizinesi 9 wakorera hano mu Rwanda zidakeneye amafaranga menshi cyane ariko zifite ubushobozi bwo kukuzamura mu gihe ukoze neza, ufite discipline kandi ukagira intego isobanutse. Izi bizinesi si izo mu kirere, ni bizinesi zikorwa n'abanyarwanda benshi kandi hari abamaze gukiramo neza. Icyo ukeneye si amahirwe gusa, ni ubwenge, kwiga no gukomeza kudacika intege. Reka twinjire muri izi bizinesi imwe ku yindi tugende tuyisesengura neza. Turagaragaza neza icyo wakenera ngo utangire, aho wakorera, ingorane zishobora kubamo, uko wayiteza imbere ikavamo amafaranga menshi. Urakaza neza kuri iyi channel yigisha ubumenyi ku mafaranga ndetse n'uko wakwiteza imbere. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, hagusaba gukanda kuri like, gusangiza abandi iyi video hamwe no gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zigufasha uko wakwiteza imbere ndetse no kudushyigikira. Reka dutangire. Bizinesi ya mbere wakorera hano mu Rwanda: ubucuruzi bw'imbuto n'imboga, fruits and vegetables. Mu Rwanda abantu benshi bararya buri munsi. Imboga n'imbuto ni ibikenewe cyane mu buzima bwa buri munsi. Usanga bifite akamaro kanini mu bitunga mubiri, mu birinda indwara, bityo abantu bakabikenera cyane. Uko wabikora: ugura imboga ku giciro gitoya cyangwa ukagenda ku masoko manini ukabigura uko biba bihendutse, ukazizana mu mijyi cyangwa aho zihenze. Impamvu iyi bizinesi yunguka: ni ibicuruzwa bidashobora kubura isoko. Abantu barushaho gukunda kurya neza, healthy lifestyle. Niba ushaka kubyagura, ushobora gukora delivery, gukora juice cyangwa se ji, gufungura small shop. Iyi ikora neza, ushobora kunguka hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 20 ku munsi bitewe n'aho ukorera. Bizinesi ya kabiri uko ushobora gukorera hano mu Rwanda: ubworozi bw'inkoko, poultry farming. Inkoko ni bizinesi ikundwa cyane mu Rwanda kandi inatanga umusaruro byihuse. Ni nayo mpamvu abantu bakora iyi bizinesi usanga bafite inyungu nyinshi ituruka mu korora izi nkoko, ibikomoka ku matungo byazo, kugurisha amagi n'inyama byazo. Abantu barya amagi, inyama z'inkoko, bityo bigatuma abantu bakunda uyu mushinga. Ushobora gutangira n'inkoko 50 cyangwa inkoko 100. Uko igenda uzitaho zirushaho kwiyongera n'umusaruro ukaba mwinshi. Uko yunguka: amagi agurishwa buri munsi. Resitora nyinshi zikenera inkoko, zikenera kurya inyama z'inkoko, bityo rero ni nayo mpamvu iyi bizinesi ikundwe. Iyo ufite discipline mu kugaburira neza no kwita kuri isuku kw'izi nkoko, iyi bizinesi irakura vuba. Bizinesi ya gatatu ukwiriye gukora hano mu Rwanda: mini shop, boutique cyangwa iduka rito. Iyi bizinesi ni nziza, uyikora usanga abantu benshi bakenera ibintu byinshi bitandukanye byo guhita bakoresha mu rugo byihutirwa. Abantu bahora bakeneye isabune, amavuta, ibiryo by'ibanze. Iduka rito riri ahantu heza nko hafi y'umuhanda cyangwa mu gace gatuwe runaka cyane. Iyi bizinesi irakura vuba ikakuzamura. Icy'ingenzi: gushyiraho igiciro cyiza, kugaragaza serivisi nziza, kubaka icyizere ku bakiriya, ukamenya amagambo ukwiriye kuvugisha abakiriya bakugana. Bizinesi ya kane ukwiriye gukorera hano mu Rwanda: online business cyangwa se reselling product. Iyi bizinesi ni nziza cyane kuko iyo ufite interineti birakorohera kuba wagurisha ibicuruzwa byawe vuba, kandi bikoroheye iyo ubikoze ubikunze ukanabona abakiriya, birunguka cyane vuba. Cyane cyane muri iki gihe cya interineti ushobora gukoresha WhatsApp, gukoresha Instagram, ugakoresha Facebook, ukagurisha inkweto, imyenda, telefone ndetse n'ibindi.
uragura ku giciro gitoya ukongeraho inyungu ukagurisha online. Ntabwo ukeneye iduka rinini, ukeneye smartphone, internet, ubwenge bwo kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bibashe kumenyekana neza kandi vuba. Mbere yuko tureba ikintu cya gatanu, akwibutsa gukanda subscribe nimba utari wayikanda, hamwe na like kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Business ya gatanu ukwiriye gukora snacks cyangwa se amandazi, capati hamwe na keke. Abanyeshuri, abakozi n'abagenzi bakenera ibi biribwa byihuse. Iyo uyikora neza biragufasha cyane ukabona abakiriya vuba, kubera ko amandazi, keke hamwe na capati birakundwa bikazana abakiriya vuba. Ushobora gukorera ku ishuri, gukorera ku muhanda, gukorera ku isoko cyane kuko haba hari abantu benshi. Profit iba iri hejuru cyane cyangwa se inyungu, kuko ibikoresho byo gukora amandazi na capati ntabwo bihenze. Business ya gatandatu, cash wo cyangwa se koza moto. Uyu ni umushinga wakora ukakungura vuba. Koza moto ni imodoka. Mu Rwanda imodoka na moto biriyongera cyane, bityo rero ababigura bakenera umuntu ujya ubyoza bakamuha amafaranga. Ukoze uyu mushinga ushobora kubonamo abakiriya. Iyo ubikoze neza ubikunze, ukabikorana n'umwete, birakura ukabona amafaranga vuba. Car wash cyangwa se koza moto n'imodoka ni business ikenera amazi, ikenera isabune, ikeneye ahantu heza. Iyo ufite ahantu heza ho kuyikorera, abakiriya barakugana. Iyo iri hafi y'umuhanda munini ushobora kubona abakiriya benshi buri munsi. Business ya karindwi ukwiriye gukora hano mu Rwanda, graphic design and video editing. Iyi ni business yo gukora video neza ndetse n'amafoto. Niba uzi gukoresha Canva, CapCut, Photoshop, ushobora gukora poster, logos, video za YouTube. Abantu benshi batangiye content creation bakeneye editors cyangwa se umuntu ujya ubakorera video. Iyi business ntikeneye igishoro kinini, ahubwo ikeneye ubuhanga, kwiga, kwimenyekanisha kugira ngo abakiriya ubabone ari benshi. Business ukwiriye gukora cyane hano mu Rwanda kandi inakunzwe vuba, ubworozi bw'amatungo mato, inkwavu n'ihene. Inkwavu n'ihene zirororoka cyane vuba. Iyo uzitayeho ukaziha ibyo kurya bihagije, nta kabuza ubona inyungu vuba kandi byoroshye. Ihene n'inkwavu ni amatungo arya ibyatsi, ntizikenera amafaranga menshi. Iyo uzi kuzitaho neza ziguha inyungu nyinshi mu gihe gito. Business ya nyuma ari nayo ya 9, reka tuyirebere hamwe wakorera hano mu Rwanda. Business ya 9 ni restaurant cyangwa se food delivery. Abantu benshi ntibabona umwanya wo guteka. Usanga abantu bakora akazi ka buri munsi, ntabwo bakeneye kujya kurira mu rugo, baba bashaka kujya muri restaurant kuko igihe kiba ari gitoya. Bityo ukoze iyi business irunguka cyane. Ushobora kujya uteka ibiryo byiza, abakiriya bakaza ari benshi. Kumenya uko ubigeza ku bakiriya. Food delivery irimo kuzamuka cyane mu mijyi myinshi ku bantu babikora neza. Amabanga 5 agufasha gukira muri izi business. Ibanga rya mbere, ntutangire business utabanje gukora ubushakashatsi. Icya kabiri, tangira n'igishoro gito, wiyongere buhoro buhoro. Icya gatatu, wige uko amafaranga akora nuko wayakoresha. Icya kane, jya uzigama inyungu. Icya gatanu, gira discipline kandi wihangane. Nkakwibutsa neza ko nta business itanga amafaranga mu ijoro rimwe, ariko iyo utangiye ukihangana, ukiga kandi ukirinda guta igihe, buhoro buhoro ubuzima burahinduka. Ntutegereze ko ibintu bizatungana 100% ngo utangire. Tangira aho uri, uko umeze n'icyo ufite. Niba iyi video yagufashije, kanda like, ukande ku nzogera ndetse ukande subscribe
sanga izi inshuti zawe iyi video nabo bamenye neza business bagomba gukora kandi zitanga inyungu hano mu Rwanda. Komeza ukande subscribe, ukande no kundogera kugira ngo ukomeze kudushigikira. Murakoze cyane kandi mwibuke ko amafaranga akorana n'abafata ibyemezo byo guhita batangira ako kanya, ntago amafaranga akorana n'abantu bagenda gahoro. Turabashimiye cyane.